Abakaridinari bose bagiye i Vatikani, aho bagiye gutegura umuhango wo gushyingura cyangwa se guherekeza bwa nyuma Papa Francis, umushumba wa Kiliziya Gatulika witabye Imana. Ubwo rero akaba ari umuhango uzaba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane mu 2025. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ku munsi wa gatandatu w'iki cyumweru nibwo hateganyijwe umuhango wo gushyingura Papa Francis. Ku isaha ya 4 nibwo hazashyingura Papa Francis. Umuhango uzitabirwa n'abaperezida benshi. Abamaze kubitangaza harimo Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Perezida Macron, Perezida w'Ubufaransa, na madamu we, ndetse na Zelensky nawe ari mu perezida bamaze kwidekarara ko bazitabira uwo muhango wo gushyingura cyangwa se guherekeza bwa nyuma Papa Francis. Papa Francis rero akaba yaritabye Imana ku itariki 21 ubwo yari yaraye asomye misa ya Pasika, ndetse rwose akaba ari ibintu byatunguranye bigahinduka mu masaha 11 kuri iyo Pasika, ubwo yari yamaze gusoma misa ya Pasika. Papa rero Francis akaba yarangije kujyanwa, umubiri we warangije kuvanwa muri Casa Santa Marta, yanzu yitiriwe Mutagatifu Marta, niho yabaga, ndetse akaba ariho yitabiye Imana, ariho umwuka we wa nyuma washiriyemo. Akaba rero yajyanwe mu nzu ya Mutagatifu Petero, aho agiye kujya asezererwaho n'abakirisitu banyuranye batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, baraza kugenda bamusezeraho kuko ubu umubiri we wamaze gushyirwa mu isanduka, ndetse abakirisitu batandukanye bakaba barajya bamusezeraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amasaha rero akaba yamaze no gushyirwaho uyu munsi, ndetse n'ejo ku wa gatanu no ku wa gatandatu, ari nawo munsi wa nyuma wo kumuherekeza. Amasaha yo kumusezera akaba ari kuva saa 9 za mu gitondo kugera saa 6 z'amanywa. Rero Papa murabona ko yambaye imyenda ya rouge bordeaux, akaba yambaye n'ishapure mu ntoki cyangwa se mu maboko ye. Mu biganza bye harimo ishapure, ndetse akaba yambaye n'inkweto n'ingofero, byose biri mu ibara rya rouge bordeaux. Rero ni inkuru yaciye igikuba cyane, cyangwa se inkuru y'incamugongo kuba umushumba wa Kiliziya Gatulika ku isi yaritabye Imana. Numva ko abakaridinari bose ubu bari muri Vatikani, aho bari gutegura umuhango wo gushyingura Papa ndetse kumuherekeza bwa nyuma. Bakaba bazategura n'umuhango wo gutora Papa mushyashya mu minsi 15. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukubara iminsi igera muri 14-15 uhereye igihe Papa yitabiye Imana, nibwo batangira gutegura umuhango mushya wo gutora Papa mushyashya. Abakaridinari rero bose bakaba biteganyijwe ko bagenda bakajya i Vatikani, ndetse na Karidinari Kambanda wo mu Rwanda akaba iri joro yaraye yerekeje i Vatikani nawe muri uwo muhango w'abakaridinari. Ndetse twanavuga ko hari umuhango wo kuzatora Papa mushya, aho uwo muhango ukorwa n'abakaridinari gusa. Hakaba hari abakaridinari bamwe na bamwe bakekwa ko aribo bazanatora, ndetse uwo muhango ukaba witabirwa n'abakaridinari bari munsi y'imyaka 80, ariko nanone batari munsi y'imyaka 60. Ni ukuvuga ngo ni kuva ku myaka 62 kugera ku myaka 80, abo nibo baba bemerewe gutora Papa cyangwa se bemerewe gutorwa. Hakaba rero hari abakandida cyangwa se abantu bakekwa ko bazitabira gutorwa cyangwa se bazatorwa, bashyirwa mu bakandida bazatorwa muri uwo muhango wo gutora Papa. Harimo Karidinari Tigo, ariwe wo muri Philippine. Uyu mukaridinari nawe akaba ari umwe mu bakaridinari banze ibintu by'ubuharike, ndetse
akavuga ati rwose ibintu byo gukuramo inda ku bantu b'abakirisito ntabwo ari byo, ntabwo abakirisito bakwiye gukuramo inda. Rero iyo barebye bagiye gutora abakaridinari bareba abantu bafitiye isi akamaro cyangwa se bafitiye kiliziya akamaro, bagerageje kurwanya ibintu bibi muri kiliziya, ndetse bakareba n'umuntu wabasha kuvugira rubanda ndetse akabasha kuvugira kiliziya, akaba intumwa ya kiliziya nyakuri. Impamvu uyu mukaridinari nawe ashyirwa mu bantu bazaba abakandida, nko kuba yaravuze ati abagore, murabizi ko hari igihe abagore bagiye bavuga bati tuzajya dukuramo inda igihe umuntu yatwaye inda atabishaka ayikuremo, ariko uyu mukaridinari Tigo ari mu bantu bavuze ati oya, ntabwo tugomba gushyigikira ko abagore bakuramo inda. Hari karidinari Peter nawe arashyirwa mu majwi y'abantu karidinari bazatorwa cyangwa se bazamamazwa bakaba papa. Hakaba karidinari Turkson, uyu mukaridinari ni umunyafurika, ndabizi baravugaga bati karidinari Kambanda, kubera nawe ari mu bantu bavuze bati ntabwo ubutinganyi tubwemera rwose, ntabwo dushobora kuzemera ubutinganyi, nta na rimwe kiliziya izigera iha umugisha abatinganyi ngo babane, oya. Nawe yashyirwaga mu majwi bakavuga ati Kambanda nawe ari mu bantu bakoze igikorwa gikomeye, nawe yaba karidinari. Ariko uyu mukaridinari witwa Turkson wo muri Afurika nawe ari mu bantu rwose bahabwa amahirwe, gusa byaba ari ubwa mbere tugize umupapa w'umwirabura cyangwa se kiliziya gatolika igize umupapa w'umwirabura, ariko biranashoboka cyane, Imana yamutunze intoki ntabwo byabura kubaho. Hanyuma uyu karidinari Turkson rero akaba yarayoboye cyane ishami rishinzwe ibidukikije, ndetse nawe akaba ari umuntu wagiye arwanya ubutinganyi kandi akagaragaza ko ubutinganyi rwose abwanze akabwamaganira kure. Hari karidinari witwa Isabella, uyu nawe ni umukaridinari wagiye wamagana akarengane, akaba hafi ya papa cyane, kwa undi papa yashyigikiraga amahoro. Murabizi Papa Francis yari umuntu ukunda amahoro, ukunda ko isi yagira amahoro, akaba ari umupapa wicishaga bugufi cyane, nicyo kintu yarazwiho, akaba ari umuntu wakundaga ikiremwa muntu cyane, akaba ari nacyo kintu atandukaniyeho n'abandi bapapa. Akaba ari umuntu rwose wakundaga ikiremwa muntu kandi ntagire ivangura muri we, nicyo kintu yarazwiho uyu mupapa Francis. Akaba ari nayo mpamvu uyu muntu karidinari witwa Isabella, kuko yabaga impande y'uyu mupapa cyane, nawe akaba ashyirwa mu majwi kuko nawe ari umuntu wangaga akarengane cyane. Hariho n'undi mukaridinari witwa Zubi, hariho n'undi witwa Mario Grech, kuko aba bakaridinari bose ni abantu rwose bagiye baba impande ya papa kandi bakundaga amahoro cyane. Nabo bakaba karidinari Mario Grech, ikintu twamuvugaho cyane ni uko yari umupapa, yari umukaridinari nawe ukunda ko abagore bahabwa inshingano, mpamvu nawe ni umuntu wahabwa abagore agaciro. Rero nibyo twavuga, mukomeze mugubwe neza.